byerekeranye n'amahanga hirya hino, murabona ko kuri muri iyi si hose hirya hino bamwe baravuga ati ibihugu bifitemo demokarasi, ibihugu bivuga ngo iyo bavuga ngo demokarasi ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi buba buva ku baturage, abaturage bakarubikira ubutegetsi bwabo. Ariko usanga iyo umuntu agenzuye neza akareba, sinzi niba hari ahantu ibyo bintu bijya biba. Nigeze kwibaza mu isi ishize n'umuntu umwe nabibazaga maze ni mbese hari ahantu ikintu bavuga ngo demokarasi hari ahantu byaba byarigize biba, yenda mu mateka ya kera, yenda bikaba biri kwibagirana ubu ngubu. Mbese ntabwo byabaho bwaramagara ibintu gusa byavuzwe mu buryo bw'intekerezo ariko ntibikoreshwe na gatoya, kuko urebye neza iyo urebye neza demokarasi, ubwo butegetsi bw'abaturage ubwabo, buramutse ari aho biramutse bishobotse, urumva ko cyangwa twabona akarengane ntabwo kabaho. Ni ukuvuga ngo nibyo twabonye tumaze kubona yuko igihe uwo murunga w'urukundo cyangwa se ubwo bumwe bwatangiriye ku bantu baturanye begeranye, bukagenda bugenda busatira n'ahandi hirya hino, ibyo bintu biramutse bibayeho ni ukuvuga ngo ako karengane nako gashobora kuba kavuka ntabwo kaboneka, kuko n'usanga burya benshi abarenganya abandi babandi twavuga ngo bari ku ruhande rwa Sekibi, nuko baba babonye aho baba babonye ahantu baca, babonye icyanzu babaciriwe cy'aho baca cyangwa bashobora kunyura. Aricyo gituma noneho bagenda nabo bakavuga bati izo nzego zose zari zishinzwe kuba gushyiraho ayo mategeko n'izagomba kubibahiriza ndetse n'izagomba kugenzura imikorere yayo, iyo byose noneho bo bakavuga abantu byose bakabishyira munsi y'amaboko yabo. ubwo n'umuntu ibi byose bazashyiraho amategeko, kandi noneho nabo bavuga ati kandi natwe tugomba kuyubahiriza, twebwe ibyo dushaka kugeraho tuzabishakira amategeko abishyigikira, kandi noneho nuzayaca ku ruhande, nuzayarengaho kandi tuzamuhana. Ngiyo yasi ya Sekibi uko ikora. Ariko iyo biramuka bikozwe byari tukavuga ngo abo baturage ubwabo ngo twabonye ko aya mategeko n'ubundi amategeko aba yavuye he? Ayo mategeko ni muzareba yose, ibitabo byose ku isi hose bavuga amategeko yose usanga ishingiro ryayo yose n'ubundi babishingiye kuri amategeko 10. Ni ukuvuga ngo uwo mushinga w'Imana yashyizeho, uwo mushinga w'Imana n'ubundi wari mu buryo nyabwo. Noneho iki kibazo kivutse ni ukuvuga ngo iyo demokarasi, ubwo butegetsi bwagombye kuva mu baturage ubwabo, ahubwo noneho ubutegetsi bugiye kujyamo, ubutegetsi cyangwa se ubwo ubutegetsi bugiye kujya buva kuri abo bihaye iyo myanya bayifashe ku ngufu cyangwa bakoresha intwaro, uko bakoresha kose iburyo wabagiyeho ari uburiganya cyangwa se ari intwaro, bafashe ubwo butegetsi none bagiye gushaka n'ikindi kintu kizatuma ahubwo mwebwe mwagombye gutanga mwabahaye ubwo butegetsi, cyangwa mwababwiye muti mwabaretse bavuze ati twebwe mutumwari mututegeke mutuyobore. Ikibazo kiba cyavutse no kuvuga ngo ntabwo baturage baba bakoze ibyabo uko bikwiriye, kuko abaturage nibo ba nyine amategeko, nibo bagombye gushyiraho amategeko, ibyo bigomba kuby'imibereho n'imibanire yabo, uburyo bazabana na bagenzi babo. Icyo nifuza ko munkorera nanjye nicyo nzagukorera, ibyo bakabyandika, bakareba ikintu byose ibintu bibaho kugenda, amategeko yose bakayanonosora, none ahubwo bakayaha abashinzwe ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi ni ubw'abaturage, ariko ubuyobozi bwo bazabuha abagomba gukora iyo nshingano. Babwire muti
ngaho dore amategeko twayanditse, twandikije amategeko yacu mwe yose twanonosoye, dore uko twifuza, dore uko dukeneye kubaho. Bakabihereza abo ngabo bahawe ubuyobozi. Abo bahawe ubwo buyobozi, ni ukuvuga ngo nabo bazagira ute? Bo bazakurikiza iki? Bazakurikiza ya mategeko. Ni ukuvuga ngo amategeko, ntabwo amategeko yandikiwe abaturage, rubanda, ahubwo rubanda rubahiriza amategeko abagomba kubagenga, nibo yumvikaneho, kandi biyemereye ko nibaramuka bayishe ibihano byabo bazabyirengera. Ni ukuvuga ngo hagati yabo ibyo barabyemereye pe. Noneho bagiye gushyiraho abazakoresha ubuyobozi, bashyiriho n'abazagenzura ukuntu ibyo bikurikizwa. Ni ukuvuga ngo ubucamanza, abacamanza bazaba bakora iki? Bazaba bareba bya bintu bwanyu mwemeye hagati yanyu, mwemeje. Nuramuka unyuze ku ruhande y'ibi, dore ibihano. Murabyemeye? Turabyemeye, twebwe rubanda turabyemeye rwose. Nituramuka tunyuze ku ruhande, dore ibihano bitureba, ibyo bihano rwose tuzabyirengera, tuba twakojeho. Ni ukuvuga ngo ari ubwo bucamanza nabwo bugiye bwo buzareba ko ibyo bintu uko byakurikije. Abazaba bagombye kunono babandi bashinzwe kugira ngo bubahirize, barebe, bashyire ibyo bintu mu bikorwa, ni namwe n'umushinga, ni mwebwe bwanyu mwabyemeje, mwabibahaye, muvuga muti twebwe noneho dore mutuyobore, muratuyobora. Ari imishinga mushaka kugeraho, iyo mishinga murayiteguye ubwanyu, muyihaye ahubwo abagomba kuyobora uyu mushinga, equipe de pilotage. Aho rero tubitekereje mu buryo nk'ubwo, niho ubona yuko ibintu, uburyo bw'imitekerereze buba bugomba kugenda mu buryo, ibitekerezo bive muri rubanda, noneho bifatwe mu buryo bw'umushinga. Uwo mushinga noneho bawushakire bawuyobora, abayobozi, noneho haboneka n'abandi bagomba kuzagenzura uko ibyo bintu bizajya mu buryo ari ubucamanza. Ni ukuvuga ngo abo bombi, abazabaca imanza, nta bwumvikane bazagirana, nta bwumvikane bwa rwishwa bagirana n'abo ngabo bahawe uburenganzira, bahawe inshingano yo kuyobora ayo mushinga, kubera ko abandi bazabashinzwe kugenzura abo ngabo, igihe bazavuga ati ibi ngibi byakozwe cyangwa ntibyakozwe, dore byishwe, dore ba bantu dushinzwe kuyobora, dore makosa bakoze, abashyire uwo umucamanza amuza ati ko wakoze amakosa yawe, kandi dore ko ari ubwo babyandikisha, ariko mwabyemereye. Amategeko, la constitution, dore uko amategeko avuga ngo. Murumva ko iyo mikorere imeze gutyo, iyo ngiyo ni ukuvuga ngo iri kugera muri iyo gahunda, muri ya gahunda y'Imana ubwayo yatanze ku bwa mbere, mu gihe cya mbere cyose yashyiraho uwo mushinga wo kugira ngo umuntu abere mugenzi w'inyunganizi, umuntu akunde mugenzi nk'uko yikunda. Murumva ko ibyo ni ukuvuga ngo biri hehe? Ni ibigomba kuva mu baturage ubwabo. Ngicyo twita aho demokarasi ku bigo bagukora. Ariko noneho nitureba ku isi hose ubu ngubu ikibiri kuba, ni uko ahubwo haje ibintu byitwa mu by'amashyaka. Umwe akavuga ati twebwe dufite intekerezo zacu, dore ko intekerezo zacu tuzibona, dore ko ibintu dushaka gukora ibintu bigenda. Noneho akaza bakabwira abaturage, bakabeshya ngo ni mwande mwemeye kujya ku ruhande rwacu. Abantu bakaba turajya ku ruhande rwanyu, ibyo mwuvuze koko ibyo muvuze ntabwo ari ukuvuga ngo nibo babyitekereje, ahubwo baratekererejwe. None bavuga ati muze mudukurikire, abandi nabo bakagenda bate bagakurikira. Ni ukuvuga ngo bamwe nibwo bakurikiye, hari abandi batakurikiye. Nubwo bwose
cyangwa se n'urwo n'uvuga ngo ntabwo bakurikira ko bagiye n'ubundi bagomba kugera mu gikundi kimwe no kuvuga ngo turi kugera ko tutabishaka. Ni ukuvuga ngo abo ngabo ntabwo mu mikorere yabo ntabwo bakora bishimye bavuga ngo ni ikintu turi gukora twumvise twatekerejeho neza, ahubwo nabo bagikora bagize bate, bagononwa, ndetse babushoboye kuba bagisenya bakaba basenya byose biri kubakwa. Ngiye uko iyo iri gukora ubu ngubu iya simeze ya sekibi babandi abo noneho amashyaka yose amwe agenda ashyiraho inkuta zabo gataba n'abanjye n'abanjye. Ni ukuvuga ngo ikindi kiba kivutse n'iki, bwa bumwe bwagombye gutuma abantu bagira igitekerezo cyo gukoreramo no kunganirana, ubwo bumwe baba bupfuye, ntabwo bumwe bwashoboka, kubera ko ngeze abafite ishyaka ryanjye kandi iryo shyaka ryanjye rirwanya ibyawe, nawe uba ufite ishyaka ryawe kandi nawe urwanya ibyanjye. None se ubwo bumwe bwaboneka bute? Kandi ubwo butegetsi bwa butegetsi abo ba nyiri kugira izo ntekerezo zimeze bityo bo bakabyungukiramo, kuko bavuga bati ubwo butegetsi niyo twabufashe turabwikoresha ubwo dushatse, ndetse tuzashaka uburyo tuzabuhama igihe kirekire. None ugasanga niba bashatse n'uburyo binjira mu rugendo rw'ubucamanza, bashatse kugira uburyo ayo mategeko amategeko bakayahindura bakishyiraho ayandi mu bwari mutumvikanyeho byose. None ugasanga abantu noneho wa mudendezo bari bafite kwishyira ukwizera bari bafite kukaburira aho ngaho. Nizo mpamvu cyane cyane yari mu gihe cy'ibibazo, nk'uko hagenda tubibona haba intambara byose, hamaze gukorwa uburyo nk'ubwo, ntabwo abantu bashaka kuzaba mu bibazo barimo biba bigoye kugira ngo bazabivemo, kubera ko buri gihe cyose bamwe bagomba gukora inyungu zabo bakaziharanira bagashaka uburyo, ndetse noneho abandi niyo byababera bibi, niyo uko byababera kose bo bakavuga ati ibindi byanyu twebwe tushaka n'iki, bakaba bagira uburiganya no kuba bagenda bakitabaza ahubwo n'abandi bafatanyije muri ubwo buriganya bwabo. Ari usanga mu izo nkozi z'ibi ku isi yose usanga akenshi ziziranye, kubera ko zo zivuga ziti tuzajya aha tuzakora ubukungu bungana gutya, tuzagenda tuzakoresha abo bategetsi tuzashyiraho hariya bazadufasha kugera ku nyungu izi n'izi, n'abandi baza gutyo gutyo. None ugasanga abahababariye ni bande? Ni ba bandi batakoze inshingano zabo zo guhagarara mu mwanya yabo kuvuga ngo ibyo tuvuga ngo ni bya demokarasi n'ubumwe namwe mwaje mutubeshyeshya, nta nubwo kizabwira kera tuje kubatsikamiza ku buryo bugaragara. Baravuga ati bababwiye ngo ni demokarasi. Iyo demokarasi nk'uko uko yagombye gukora, ukuvuga ngo mwebwe bigomba kubavamo abamwe bwa rubanda, mukaba ari mwebwe mushyiraho abayobozi, kandi mukaba mwana bakora igihe cyose banyuranyije n'ibyo mwumvikanye n'amagara y'amahanga n'ibyo mwabahaye. Ni ukuvuga ngo mugomba kuba mufiteho ubushobozi bwose. Ni ukuvuga ngo babacamanza ni mu bwanyu mwabishyiriyeho, ntabwo bashyizweho na wa wundi w'umuyobozi mwashyizeho. Uwo muyobozi nibyo nakwita la haute fonction, la haute autorité de la fonction publique. La haute autorité de la fonction publique ni ukuvuga ngo abo bashinzwe gushyira ibintu mu bikorwa, abo bakuriye bagombye kuba bari hejuru, hamwe n'utwo twagombye guhafata umwanya w'ubuyobozi bwa perezidansi. Hakaba ku ruhande rw'ubucamanza hakaba la haute autorité de la magistrature. Abo ngabo abacamanza nabo bafite urwabo rwego rutavogerwa n'urwo rundi rwa haute autorité de la fonction publique. Abo ngabo abanyamategeko, la haute autorité législative, abo bashinzwe gushyiraho amategeko, aribo abo ngabo nyine bakorana hafi na rubanda. Abo rubanda rukuvuga ati dore uko icyo tubibona, no mwebwe murabinonosora, abo ngo ngo le parlementaire, abadepite, abo intumwa za rubanda, bo bakafata umwanya bakaba muri za komisiyo zitandukanye, bakaba aribo bategura uwo mushinga neza,
ayo mategeko yose rero bakabishyira ku ruhanga noneho n'ikigo bakorwa bagaha noneho la haute autorité de la fonction publique ariyo nyine la haute autorité de la fonction publique ariyo perezidansi perezida n'abantu be nyine ikipe ye bayatore ku biyoboro abo ngabo iyo yahawe inshingano yo kuyobora ntabwo ari ukubategeka ntabwo ari ukubategeka ko amategeko ubwabo abaturage Rwanda nibo bayitora nibo bayitegura kandi barayashyira ku murongo n'izo banyuze muri nzego bafite zinuzo ntumwa zabo aribo abadepite n'abasenateri uko babikora kose uko urwo rwego barugira rwose ariko ni ukuvuga ngo urwo rwego rurigenga ntabwo perezida yaza kugira ngo abashyireho imbaraga uko byishakiye biba biri ande horo ya kompetanse ntabwo biba biri mu rwego rwe abo ngabo baba bigenga ukwabo kimwe no kuri perezidansi nta burenganzira bifite kuri babandi b'abacamanza raho d'autorité de la magistrature aho ntaho babahuriye nabo ngabo nabo bafite inshingano yabo ni ukuvuga ngo izo institution uko ari eshatu inteko nshinga amategeko ariyo iyo ngiyo raho d'autorité de la législation, l'autorité législative abo ngabo bari bazategura amategeko ayo mategeko ari yandi bari kuvuga ngo ni rubanda baganiriyeho na rubanda barayemeranyijeho nabo baravuze ati amategeko turayemeye ndetse n'ibiramuka tunyuranyije dore hari abacamanza hari aho autorité de la magistrature abacamanza bari hano bazabacira urubanza kuko muzareba ko muzajyanwa imbere y'ubucamanza bacira urubanza kubera ko muzamwanyuranyije abo ngabo aho autorité de la fonction publique ariyo noneho ariyo la présidence bari muri iyo nteko yubahiriza amategeko abo ngabo ntabwo bazagira ububasha nta bubasha bazaba bafite ntabwo bazaba bafite ububasha kuri abandi ari abashyizeho amategeko ari n'abandi bashinzwe kugenzura abacamanza abo ntabwo bazaba bafite uburenganzira ntabwo bazaba bafiteho ubutegetsi nta kintu bazaba bafiteho bo bazaba bafite ibyabo n'abandi bafite ibyabo igize ukuntu izo nteko uko ari eshatu inteko nshinga amategeko nyubahiriza tegeko niyo nteko sinzi uko nabivuga niba ari ubucamanza uko babyita ariko ubwo urumva ko mwamaze kumva ibyo ari byo izo nteko uko ari eshatu izo ngizo buri nteko yose igomba kuba yigenga akora mu bwisanzure bwayo hatagize iyindi iyirogoye cyangwa se muyikoreremo cyangwa zivugiremo ibyo ni ukuvuga ngo haba hagomba kureba ubwo buryo bw'ukuntu abo bantu mu mikorere hatagomba kugizaho abagomba kuba bakwivanga mu mirimo y'abandi ngaho tubitekereze muri ubwo buryo nimurebe ukuntu yenda twebwe twifatira urwo rugero rw'iwacu ngaho nimurebe ukuntu ibintu byagenda haramutse ubwo buryo bukurikijwe ko tubibona uko nguko n'umuntu biba bimeze bijyanye byo kugenda nimurebe abantu bavanwa muri za gereza bahita bavuga ati rwose mwite mwitaye kuko bahita bavuga ati koko twararengereye twakoze ibitagomba gukorwa twakoze ibitari mu mwanya wabo murebe ako karengane noneho katakongera kubaho akariko kose kubera ko wowe muturage wowe umuhinzi runaka wibereye hariya wowe nyine butegetsi bwose ni gute bakurenganya batezorinda zo kurenganya bakurenganya bate ko ari wowe ni wowe nyirabyo ni wowe nyiri ubutegetsi
ahubwo abandi ufite wowe, kubera ko urundi buryo uba uvuga ati ni akazi kanjye ndi gukora, njye ndi umucuruzi, undi ndi umuhinzi, undi ndi umworozi, undi nawe nkora ibi n'ibi. Eh, ibyo ngibyo kuko njye nagiye gukora ibi ngibi, wowe ushinzwe gukora ibi ngibi kubera kuyobora ibi n'ibi. La haute autorité de la fonction publique, wowe ukareba ukoruganiza, ukareba ukuntu ushyira mu bikorwa ibyo twagusabye, imishinga twateguye natwe hagati yacu muri za komisiyo zigiye. Iyo mishinga avuga ngo iyi mishinga izashyirwa mu bikorwa, mwebwe abayobozi ni ukuvuga ngo equipe de pilotage mushinzwe kuyobora ibi bintu, ndetse ni nabyo muhemberwa, murabihemberwa. Akazi tubahaye ngaka ntabwo abandi namwe ntihakagire urengana, ntihakagire urengana, kubera ko twarabyanditse, twarabisinyiye, twarabyemereye ko umuntu wese azabera mugenzi w'inyunganizi, buri wese azakunda mugenzi nk'uko nawe yikunda. Ibyo azashaka ko bamukorera nawe ariyo yiteguye kubikorera abandi. Ibyo none ko uyu nguyu yabirenzeho, agomba kujya kwisobanura kuri rwa rwego rwashyizweho kugira ngo nyine rugarure ibintu mu buryo. Ngaho bene data, ngaho namwe inshuti, mbese iyi mishinga yose mwaba mutegura, ibyo mwamwibwira byose, mugashaka ibisubizo, genda muvuga ngo wenda ngo twakoresha uburyo buno, twashyiraho amashyirahamwe, twashyiraho amashyaka, twagira dute. Ndagira ngo mbashwishurize mbere nongere igitsindagire yuko amashyaka ntabwo yakemura ikibazo cyerekeranye n'ubumwe ugomba kubaka abantu. Ntabwo amashyaka yakemura ikibazo mu mikorere nk'iyo ngiyo tuvuze ya demokarasi, kubera ko ayo mashyaka azanye intekerezo zabo, aho kugira ngo ahubwo baze ari ikipe yenda igaragaza ifite ubushobozi bwo gusoma no kumva ibyifuzo byacu cyangwa se n'ibyo twababwiye nk'abantu uko bagomba kuyobora umushinga, ngo baze ariho bahera kuri umuntu bagenda bayobora umushinga, ahubwo bazana ibyabo bateguye bakabwira abantu ati mumurikire, bakurikiza ibyo bagomba gukurikiza. None ubu urumva ko icyo kintu kiba kirwanya ingorane zivutse. Genda mushaka kuba mwe kuvuga muti mbese koko nta hantu byabaye, koko kuri isi nta hantu zibiri, ariko twebwe twebwe bwacu bishobora kuba umwihariko, bishobora kuba byashoboka mu buryo bumubuye. Ubu ngubu turebye ku isi hose, sinzi niba hari igihugu kuri isi utagenda ngo usange umunyarwanda, kandi aho ari hose nawe ni umuntu ushobora kwibeshaho kandi ufite ujijutse, ushobora kuba yagira icyo yakora, yashobora no muri izi ntekerezo dutanga, turi guhana, akaba yavuga ati ngiye ku kintu nanjye ndagitekereza n'umujye ko iki kintu cyagira gutya, cyakorwa gutya no gutya. Uwo muntu ahari kurije ko bari benshi hirya hino, bari benshi cyane, imbaraga bafite ubwabo, izo mbaraga zakoreshwa mu buryo bwo gufasha imiyoborere myiza ikwiriye, yazahura abantu mu bibazo nk'ibyo ngibyo byo kubura ubwisanzure n'umudendezo cyangwa se n'amahoro n'umutekano, kubera ko bo gushyigikira imikorere nk'iyo ngiyo byakoroha. Ni ukuvuga ngo abantu bose hari ahantu runaka bashobora kubarizwa mu gihugu, bafite kuba bavuga bati ibyo byose nubwo ndi hano hose, ariko iwacu kavukire ni hariya, abandi nabo iwacu kavukire ni hariya. Ni ukuvuga ngo abo hantu mugiye ureba wasanga nta hantu ntabwo utabona abantu nibura ngo usange hari abantu koko
nabo bashobora kuba kumva ibintu bakaba basobanukirwa bagafasha abandi bagenzi babo n'ubundi batabisobanukiwe mu buryo bwo kubigana kugira ngo ba bantu ba bandi batsikamijwe ba bandi bahageze bakagira ubwo biburira icyizere kugira ubwo abantu bakongera bagasubizwamo icyizere bakongera bakumva ko bafite izo mbaraga ndetse n'ibi ngibi turi kubabwira yuko ubutegetsi ari ubw'abaturage nk'uko ijambo ry'Imana ryo bitweretse abo bantu bahita bumva ko izo mbaraga ko ari izabo ndetse hasi bakagira bagaharanira kuzishyiraho mu bikorwa. Icyo ni ukuvuga ngo abo bantu bagira imyumvire yindi itandukanye, ntibavuge bati uko bigomba kugenda, ati none se byagenda bite, ati Imana irabizi, oya, ahubwo aravuga ngo mugomba gushaka ibisubizo by'ibibazo mufite.